abana baragenda. Bamaze kuhagera ngo baje kubona imodoka irimo iraza ibaturuka inyuma ibacaho igera imbere irahagarara, ariko none ihagaze ngo inyuma akaba hari abandi bamama babiri baje nabo ngo bari kuganira batera story, babana bagira ngo ya modoka igiye gutwara baba mama, ariko bagiye kubona bona baba mama baciye kuri ya modoka nkaho nta gahunda bafitanye. Abana bo nabo barakomeza, bakomeje ngo urabona izi modoka, iyo modoka nari imeze, ni izi modoka abageni bakunda gukodesha ziba ziri VIP mo ndani, ugeramo ugasanga ni salo nziza, mbese ubona ari class. Baragenda bageze Sonatibe ya modoka bayivamo, ariko bagiye kuyivamo umugabo nyine n'akanyamuneza aravuga ati none se ati mukunda gutahari amasaha, bana bati ata kenshi tukugura nyine tuba turi muri stage, ati dukunda gutahari amasaha. Umugabo ati none se ati nanjye nkunda rero kuba ndi mu kazi, nkunda gutaha amasaha y'ijoro nk'aya masaha, mwampa nimero yanyu kugira ngo yenda ngiye gutaha nzajye mbavugisha, nzajye ngire gute. Umukuru niwe wamuhaye ni nimero, bari gukuramo uniform z'akazi, wa mugabo ahita bahamagara direct, nabo nyine bari no kwibaza ati se turatana iki bwakeye, bari kugira vuba vuba. Abahamagara bagira muracyari ku kazi, ndati nyine urumva abantu bakiri babakozi bari kwambura uhita ubyumva. Undi ati none se ati mbaceho, abana bo urumva barafite ikibazo cyo kuvuga ngo turatana iki, bari bakunze ya modoka, bari bagize gute, baravuga ati waza ukaducaho. Umugabo urumva we yababwiye ko ngara akuvanya Bugugu ari muri wa muhanda wo hasi wa Poiruru, acavuga ati reka mpite nzamuka nze aho ngaho, ariko byasaga ntari kubabeshya, ahubwo yarari aho ngaho within. Noneho mu masegonda bakivuga ngo wasuka tureba kane bababwiye ngo ari mukuru wa muhanda ngo uva ngo Nyabugogo ngo uca Kinamba, minota nk'itanu yaraparitse muri parking yaho ngaho bakorera. Mukuru we none uri mu rugo ahita agira ubwoba, ahita amagara ngo bofre wabo ukora muri ribu nawe ugati ese muri kuvugana wo bofre wabo nyine aragenda bagati muri kuvugana ati mukomeze muvugane ati do update. Noneho biza kugeraho, noneho umugabo areka kubavugisha, akazajya bareba muri ekuteri gusa, none muri retroviseur agatwara akabareba akavugana n'abantu. None umwana ubwoba buramwica, urumva umwana imyaka 23 nyine ubwoba buramwica pe, nibwo arahuye n'iyo scenario. Arangije aplaninga kuvuga ngo asimbuka imodoka iri kugenda, ariko bikavuga ko ngo mbere hari umuntu wakoraga ngo mu nzego z'ubutasi ngo mu Rwanda yavuganaga nawe ngakamubwira ngo nta kibazo yenda bazaga inzinzira ngo uko bimeze, ariko noneho we ngo kucye giti yumvaga ko nagira ngo mu Rwanda ngo bakamufata bakamufunga, yarabizi nazo kazafungwa ngo ahubwo ngo inzego nka Leta z'Ubumwe z'Amerika ngo zizatera hejuru ngo muri kure ngo gakire Fidel. Reka nongere mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri Kame TV Rwanda. Amazina yanjye ni Chris Kame, nko musanzwe mumenyereye ku bigano tugenda tubaha, mbashimira mwe mwese mwakomeje kugenda mubana natwe ku rukundo mutwereka ko twagiye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, mu busesenguzi ndetse n'ibitekerezo bigenda muduhaye, abampamagara kuri telefone, abanyandikira nimero yanjye niyo ngiyo ya Airtel iri kuri WhatsApp, iba kuri WhatsApp gusa. Ugize igitekerezo, ubwunganizi, ubufasha, byari byo byose ushobora kuduhamagara mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuri iyo nimero ya ushobora kutwandikira ubutumwa kuri iyo nimero iba kuri WhatsApp wa 28 tukavugana ufite icyo ushaka kudusangiza cyangwa se ku bindi bigiye bitandukanye. Nabwe ko rero ntazongera kubura umunsi ku munsi ari biganiro, niko kazi gose ngomba kuba ndi hano kuri screen zanyu kugira ngo tuzaje tugira ibintu byinshi dusharinga kubiba bigenda bivugwa cyangwa se n'ibitekerezo cyangwa se n'ubusesenguzi ndetse na operation agiye atandukanye, tugiye gutangira ama operation bitewe n'ibintu runaka tugenda tuvuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu munsi hari ibintu bitatu biri kugenda bivugwa, ariko nkabona abantu sinzi ntago bashaka kubivuga, ntago bashaka kubyinjiramo. Hari dossier imwe y'umwana, ntago nabita umwana, umusore afite imyaka ngira ngo ni 33, umukobwa afite imyaka 23, bafate ku Kinamba barimo gusambana. Ariko ribiza kuvuga ko yamaze guta muri yombi umusore n'umukobwa bari ku Kinamba bakoraga iyo video nge narayibonye busambanyi.
umukobwa asanzwe akora umwuga wo kwicuruza w'uburaya, umusore nawe wabonaga atari soba, atari umuntu nyine umeze neza, ariko bari bakishwe n'abamotari, kandi abamotari bari babategeye 9,000, ni ukuvuga ngo umusore 6,000, umukobwa 3,000. hari uburyo bumwe yenda ndaza no kugaruka ku zindi ngingo ndibuze kubabwira, harimo ikintu abantu badashaka kuvuga ku munyamakuru Gakire Fideli, hari ikintu abantu badashaka kuvuga ku muntu witwa ndabivugaho byose birasaba ko uza kubana nanjye kugira ngo wumve hari ibintu abantu badashaka kuvuga, abantu batinya, bajenjeka, bagira gute. No, dukwiye kuzajya nicyo kizadufasha abanyarwanda kuya tubwizanya ukuri, tukavuga ukuri ko twakabaye, ubabara akababara, ariko ukuri kurakiza. Bajya bavuga ngo ukuri ngo kuzamuka esikariye, ariko ikinyoma cyo gifate sanseri, kigerayo mbere ariko ntabwo kiramba. Niyo mpamvu ukuri ariko dukwiye kuvuga. Reka mpere kuri idosiye y'ababana. Uretse nabo n'uyu musore n'umukobwa nge nabonye ku Kinamba, hari n'indi video reka mbaze nyibashyiriremo. Iyi video ni abana b'abakobwa biga muri kaminuza, kandi bafatwaga amashusho n'umusore. Bari abana batatu, bo bakavuga ngo bari barimo gukora threesome. N'abana batatu urabibona, abantu bo muri kaminuza bagize gute. Nukuvuga ngo ubukene burahari buteye ubwoba. Urubyiruko rufite ubukene buteye ubwoba. Urubyiruko rufite ubukene umuntu adashobora no gutekereza. Kubera ko niba umusore w'imyaka 33 avuga ngo kugira ngo ajye, ntabwo yobewe ko ikira cyajyanishwe imyaka 2, ariko akajya gusambanira mu ruhame, nuko nta yandi mahitamo afite. Umukobwa we kumuha 3 yenda wasanga nitura yitangira 1,000, kumuha 3 akagira gutya, ibyo ntabwo ari ibintu bya hatari. Bora ari mu kazi kiwe, baramuhembye, we umukobwa yarari mu kazi. Ariko none kukiri bitanarebye abo bantu bashese amafaranga, kubera ko erega umuntu ashobora kugufatiranya n'ibibazo ufite. Nibyo bavuga ngo niba umuntu ari indaya, niba umuntu yasinze yanywera umugi yagize gute, none se nicyo atakora. Biriya ni nkuko wafata umuntu, navuga ngo erega ibyo bwenge nabyo umuntu yabyita intege nke. Niba tuvuga ngo ari gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gato umuntu, cyangwa se kugira gute, abantu bafite indege nke, hari abakecuru, hari abagize gute, kubafatirana, bariya nabo kubafatiranya ukaba amafaranga kuko barayakeneye nyine. Nese umuntu ushaka urumugi, ushaka iki, urumva wamuha amafaranga 6,000 akabyanga gute? Ngira ngo hakabaye harimo no gukurikiranwa na bariya bagabo cyangwa se abamotari bashese ayo mafaranga. Rega ni ikiguzi. Ni nka kwa kundi rero umuntu atuma abantu bakora ama operation bakagenda gucekana ko bakamuha amafaranga. Ribu yakabaye ikurikirana na bariya abantu babahaye amafaranga, kuko erega n'urwego rwabo. Urumva indaya kuri 3,000, umwari umugi kumuha 6,000, ayo mafaranga kuri warahagije. Ni nkuko tubona minister arya ruswa miliyoni 5 cyangwa miliyoni zinga, nyine ayo mafaranga kuri minister ari kuri urwo rwego rwe. Ngo buri wese n'amafaranga y'urwego rwe. Rero bari abantu bakabaye, kuko uyu munsi abamotari niba barishungera bakavuga ngo bagaterenga 1,000 cyangwa se 500 bagatanga ku muntu, abo bantu nabo bakakwiye kubibazwa, kuko nibo batumye habayo tamti icyo cyaha, ariko abo bantu nibo batumye ibyo bintu biba, kuko bari mu kazi, bari gukora amafaranga, hari ubukene ruhari, ubu hari urubyiruko dufite, bituma hari n'abantu navuga ngo bajya mu byago kubera icyo kintu cy'ubukene. Si ubusambanyi gusa. Njye hari umwana umwe w'umukobwa twaganiriye ejo bundi, ariko mbwira ati kamera, ati sha ejo bundi nacitse urupfu. Namaze se byagenze bite? Amastori yarambwira ati ngewe mfite mukuru wanjye, murumuna wanjye, twari turimo dukora stage hariya mu mujyi, ngo ni restaurant niba ngo yitwa iri inyuma ya Bank Populaire. Murabona ko Bank Populaire iri ngira ngo iri haruguru ya Mikorine. Noneho
umunsi umwe urumva bakoraga urumva ibintu bya restaurant nyine biba bisaba nyine mukore kugeza abantu bataki kandi ari muri stage noneho ngo baza gutaha ngo hafi mu masaa 5 saa 6 noneho ko bari bakererewe kandi muri gare bategereje ko imodoka zashize bavuga ati noneho reka tumanuke n'amaguru tumanuke hano kuri Mirikorine tugere kuri wa muhanda nyine uhita umanuka peage noneho rero turaza kubona mu modoka cyangwa se abamotari dufate moto cyangwa iki dutahe abana baragenda bamaze kuhagera ngo baje kubona imodoka irimo iraza ibaturuka inyuma ibacaho igera imbere irahagarara ariko none ihagaze ngo inyuma akaba hari abandi bamama babiri baje nabo ngo bari kuganira batera story babana bagira ngo ya modoka igiye gutwara baba mama ariko bagiye kubona bona baba mama baciye kuri ya modoka nkaho nta gahunda bafitanye abana bo nabo barakomeza bakomeje ngo urabona izi modoka iyo modoka nari imeze ni izi modoka abageni bakunda gukodesha ziba ziri VIP mo ndani ugeramo ugasanga ni salo nziza mbese ubona ari class bahageze babona umuntu w'umugabo cyangwa se umusore ariko usa naho ufite imyaka ijya kwegera hejuru arabasuhuza ati mumeze mute tene sawa ati none se ko abakobwa beza mugenda n'amaguru kuko iri joro abandi bati nta kibazo ariko tugiye hano imbere tugiye kwagera ngo hehe se ngo nanjye tujyanirane abandi bati oya twe n'ubundi tugiye kwagera arakomeza oya ati nanjye n'ubundi nabageza aho ngaho ngahita nanjye nkomeza abana bati tugiye Kicukiro urumva bari hariya hafi nyine na rompoe utitangira kumanuka peage umuntu ati ati nanjye rero ati ngiye mu bice bya Kanombe noneho nabo nabageza nka Sonatube mukazamuka abana bati nta kibazo abana binjiyemo urumva nabana ngira ngo umukuru muri bafite 24 undi afite 22 ngira ngo noneho binjira mu modoka nyine umugabo abana baba surprised na ya modoka barishima babona imodoka ari classe umugabo akagenda atwara gake abagira ati mujye mu mwifotoza ati nari inyuma hose mujye muri salo gutyo bagenda bifotoza bafata mu dufoto bagira gute umugabo nyine agenda baganiriza basekera ugira ati imodoka ati abandi bantu barayitangarira abana bafata amafoto umugabo akavuga ati se mpagarare mbafotore ibintu nk'ibyo nyine agenda baryoshya baragenda bageze Sonatibe ya modoka bayivamo ariko bagiye kuyivamo umugabo nyine n'akanyamuneza aravuga ati none se ati mukunda gutahari amasaha bana bati ata kenshi tukugura nyine tuba turi muri stage ati dukunda gutahari amasaha umugabo ati none se ati nanjye nkunda rero kuba ndi mu kazi nkunda gutahari amasaha y'ijoro nk'aya masaha mwampa nimeho yanyu kugira ngo yenda ngiye gutaha nzaje mbavugisha nzaje ngire gute umukuru niwe wamuhaye nimero barataha bageze mu rugo umugabo araza kubabaza se mwageze mu rugo bakomeza baraganira ibintu nk'ibyo bukiye mu gitondo umugabo akazamubaza se waramutse ute wagize gute none umukobwa atekereza ko umugabo cyangwa umusore ashaka gutereta akazajya mwima umwanya kurumva umwana yajyaga ku ishuri muri PRC ariko akajya muri stage mu masaha y'umugoroba noneho nyine akazajya rimwe na rimwe mu brutikinga irindi ntamwitabe gutyo nyine twateza ko umuntu agiye kumutereta ariko noneho umunsi umwe urumva bagiye umunsi umwe ukurikiye ntibabonana ukurikiye nuko ku munsi wa gatatu umugabo aza kubahamagara baragiye bakora stage nk'ibisanzwe bamaze gukora stage nk'ibisanzwe barangiza stage nyine nk'aya masaha saa 6 saa 5 n'igice gutyo noneho barangije stage bari gukuramo uniform z'akazi wa mugabo ahita bahamagara direct nabo nyine bari no kwibaza ati se turatani iki bwakeye bari kugira vuba vuba abahamagara bagira muracyari ku kazi ndati nyine urumva abantu bakiri babakozi bari kwambura uhita ubyumva undi ati none se ati mbaceho abana burumva barafite ikibazo cyo kuvuga ngo turatani iki bari bakunze ya modoka bari bagize gute baravuga ati wazuka ducaho umugabo urumva we yababwiye ko ngara akuvanya bugugwa ari muri wa muhanda wo hasi wa Poiruru atavuga ati reka mpita nzamuka nze aho ngaho ariko byasaga ntari kubabeshya ahubwo yarari aho ngaho within noneho mu masegonda bakivuga ngo wazuka tureba kandi yababwiye ngari mukuru wa muhanda ngo uva ngo Nyabugogo ngo uca ukinamba minota nk'itanu yaraparitse muri parking ya aho ngaho bakorera
ni restaurant nibagize na yambwiye ariko iri ngo akenshi abantu baca muri hafi na ya bank populaire nshyashya noneho ni restaurant iri class ahageze ariko yari yahinduye imodoka yari afite imodoka ntabwo yakiri yayindi ngo cyari kimodoka kinini cy'umukara gicana ibitarango kugira ngo ni nka murika mwizi arabamurika abana bari muri parking nyine bahita bayibona ariko none babona imodoka yambaye fime none wa mwana w'umukobwa umukuru muri bo ahita afata plaque nyine yumvise akantu muri we nyine kwa kundi umuntu yikanga tu biraho kwikanga none kuko yabafungira baga nyine nuza akabafungura umuryango bakinjira akana ko gato umukobwa muto we yarinjiye nyine yumva ari bisanzwe ati Imana yadufashije tubonye umuntu uzajya dutwara ibintu nk'ibyo no wa undi mukuru we kora kwa kundi kuba fishiho gatoya ahita avuga ati reka mbanze mfate plaque afata ya plaque ngo we niko yambwira ati ngewe buri gihe y'umuntu amaye lift ntitaye kuki mpita mfata plaque nkayohereza mukuru wanjye nta kindi nandika plaque gusa ati plaque nkayimwohereza gusa nagira icyo mubwira ahita akora nka bya bindi bisanzwe bajya mu modoka umugabo ahita zinga imodoka vuba aratwara baramanuka nyine kuko yarazi neza ko bagiye nyine Kicukiro noneho ngo kuri telefone bagitangira bagisoka muri iyo parking bagiye nyine bamanutse bageze nubundi hahandi uko bahise baca nubundi muri Corine baramanuka ngatangira kuvuga ngo ibintu by'amaslenge ibintu nyine bimeze ngo kwa kabiri ngo mbese nyine ibintu ngo bimeze nko urabona sizina mujya mu byumva ni system niba ari narazumvanya baba sinzi abantu razumvanye bazara abamotari nabaki yajya kubwira ngo 500 ngo kwa gatanu cyangwa nk'abantu baba bashaka gufata nk'amafaranga atemewe yabwira nka miliyoni 5 ngo kwa gatanu se tuzahura cyangwa se ngo ngerega ngo ngo nge nagukubita urumva hari slangs abantu bakoresha nyine ku buryo uhita umenya ko ibyo ari kuvuga atari byo ashatse kuvuga cyangwa se umuntu akavuga ngo ngerega ngo bari ngo hari kwa kane ngo noneho ngo babiri ngo baza kuvamo ubwo bivuga ngo ni 400 cyangwa miliyoni cyangwa 400 ugakuramo 200. So na maslenga abantu bakoresha so umugabo rero ngo nibyatangiye kuvuga noneho ngo noneho ukuntu yababwiraga agenda basekera agira gute baraza bageze Rwandex ubundi yarasanzwe abageza Sonatube nabikubwiye noneho ageze Rwandex urabona urenze Rwandex araganda gahita kazamuka kwa Gitwaza urenze Rwandex so gato ya hari umuhanda noneho itusubira mu Myembe ukagenda ukagana Kacyiru kandi yabagira katayi Kanombe abana nabo bataha Kicukiro ageze kuri wa muhanda ahita winjiramo aratwara vuba nyine yihuta muri wa muhanda noneho wa mwana wa mukobwa mukuru urumva yaratangiye kuba fishi aramubwira ati se iyi nzira tuyiciye mora ubu ngubu turagera iyo tujya undi ati oya titi noneho ngo amusubiza nyine ngo yisekesha ngo nose ngo urabona inzira ijya Kicukiro ngo nakano gato ngo ugiye gufata hano ngo ndaje ngo turahita tugarukana umukobwa ati okay umugabo aratwara bagera Kicukiro nani Kacyiru bageze Kacyiru noneho akaba muri uwo muhanda arimo kugenda ku muvuduko wo hejuru yihuta cyane ariko noneho umugabo akazajya ngavugana n'umuntu kuri telefone akareba muri retroviseur akareba abana inyuma noneho wa mukobwa mukuru atangira kuzajya yandikira umukobwa mugenzi we batavugana kuko urumva ari kubyumva akamwandikira muri telefone ati sha tugiye kwicwa noneho akayimuha undi agasoma gutyo bagenda bandikirana umugabo ariko akabona ko abana bagize ubwo bari kagakomeza kuvugana n'abantu kuri telefone ngo turahageze noneho umukobwa yumvise ngo turahageze ubwo buramwica ahita avuga ngo we muri we niko yambwira ati kame ngewe nagize ubwoba ndavuga nti nituramuka tunishwe nituramuka twanagize ikibazo cyatugafatwa ku ngufu ni ngewe uzabateye ibibazo kubera ko ni ngewe wavuganye n'uyu mugabo kandi noneho uyu mwana w'umukobwa ari kuvuga muri we ni inosa umwana we ngo yari yishimye abona nta kibazo ariko umukobwa we atangira kugira ubwoba
arangije abwira wa mukuru wa undi basanzwe bandikirana, aratangira kumwandikira amubwira ati dushobora kuba twashimuswe ati turabona umugabo ari kugenda avugana n'abantu ngo turahageze twaciye inzira ibintu nk'ibyo. Mukuru we none uri mu rugo ahita agira ubwoba, ahita hamagara ngo bofre wabo ukora muri ribu nawe ugati ese muri kuvugana wo bofre wabo nyine aragenda bagati muri kuvugana ati mukomeze muvugane ati do update. Noneho biza kugeraho noneho umugabo areka kubavugisha, akazajya bareba muri ekuteri gusa, muri retroviseur agatwara akabareba akavugana n'abantu. None umwana ubwoba buramwica, urumva umwana w'imyaka 23 nyine ubwoba buramwica pe, nibwo arahuye n'iyo scenario. Arangije aplaninga kuvuga ngo asimbuka imodoka iri kugenda, just afungura umuryango kuri side ye. Ngo urumva bari begeranye na murumuna we, umwe yahise ajya kuri side yi, undi yegera kuri yi. Noneho wa mukuru we wegeye kuri side yi ashaka guhita afungura umuryango ngo asoke imodoka iri kugenda, avuga ati noneho ntacyo ngewe mfe cyangwa se ngwe mu muhanda niyo nakomereka nagira gute, wa mugabo ibyo ari gukora ntabwo yaba kibikureye mu murumuna wanjye, byibura mbi gitambo cya murumuna wanjye. Nibyo yaratangiye kubara. Arangije afungura umuryango w'imodoka. Afungura umuryango w'imodoka, urumva umuyaga uhita winjira mwinshi kuko umugabo ari kwihuta cyane. None umugabo ahita yumva umuyaga winjira mu modoka, ahita areba inyuma. Arebye inyuma asanga umukobwa yaramaze gufungura umuryango. Ahita amubwira ngo nawe koko ngo umusirimu gufungura imodoka iri kugenda. Umukobwa ati hoya nta kibazo, ati no kubera ko naringize ndebe ko umuryango ufunze, ati nabona kugenda ugira. Ariko akamwereka ko ntabwo bafite, kandi mu mutima agiye nko guturika. Noneho wa mukuru we bari kuvugana kuri WhatsApp, wa undi wahamagaye muri baramubwira ati wowe turebera ahantu ugeze tuhavuge, ko road plaque bari bamaze kuyibona. Ariko noneho kubera ko ahantu ngo bari bageze, tekereza bari Kacyiru, ariko umukobwa ngo ntabwo yamenye ahantu bari nyine, kumubwira ngo yarambwiye gusa ngo twarenze Kacyiru ngo twinjiye ngo mu muhanda ya quartier ngo sinzaho tugeze. Ahantu bari bageze nta matara yari ahari. Noneho ubwo buramwica, noneho hatangira kuzajya akaruma. Murumuna we ntabwo bari afite, yumvaga ari ibintu bisanzwe nyine urumva abana, ariko mukuru we ari gutekereza ibintu byinshi. Mukuru noneho atangira gukora trick imeze gutya, afata telefone aba nk'umuntu uri busy, akareba hanze mu madirishya ngakagenda akebaguza, noneho akandika nk'umuntu ari gucata nawe, areba agira guke kugira ngo atere wa mugabo ubwoba, wa mugabo agire ngo yenda hari umuntu bari nko kuvugana, ari kugenda murangira nyine agenda akora amageste, akareba hanze, akareba akisumbukuruza, akamureba neza, akandika gutyo kugira wa mugabo ahabuka agire ngo yenda hari umuntu bari kuvugana. Ariko nta muntu bari kuvugana, n'ubwoba bwa yarafite. Noneho urumva nyuma yuko umukobwa afunguye imodoka, umugabo yatangiye kugabanya umuriro, ariko nyine arakomeza aragenda. Bagira handi rero hari umwijima, baragenda ngo bagera ahantu ngo hari ikizu ngo bari kubaka ariko gikikije ibibati. Noneho cya kizu gikikije ibibati, wa mugabo niho yagiye arahagarara. Ubwo ni muri Kacyiru, ahagara kuri cya kizu gikikije ibibati gutya. Noneho ngo ahahagaze hasoka mu undi musore cyangwa se umugabo muri ryanzu ukikijwe ibibati itaruzura. Wa mugabo araparika imodoka, ariko asiga ntiyafunga nyine, ntiyazimya amatara. Noneho ahantu ngo aho yaparitse imodoka, ku ruhande rwa wa mukobwa ufite ubwoba mukuru, ku muryango nyine yakaba yasokeramo, niho iyo nzu yari iri haruguru. Noneho ku ruhande rwo hepfo, niyo inzu yari iri hepfo. Ku ruhande rwo haruguru aho uwo mukobwa muto yakaba yasokera ku wundi muryango, hari akayira kazamuka. Ngo hari inzira ebyiri, imwe izamuka n'indi isubira inyuma gusa. Wa mugabo avamo agenda aganira na wa musore. Amaze kuganira na wa musore, babandi bari mu modoka baravuga ati se tuvemo twirukanke. Abandi nyine umukobwa mukora ati tuvamo turirukanka, se turamenya tujyaye, ntituhazi ahantu harijimye hageze gute. Noneho umukobwa aravuga ati kama mbaya niba ari ukutwica nibatwice. Bo bafata umwanzuro ati nubundi turavamo turirukanka, abo bantu ntawe wamenya nda bafite n'imbunda bashaka kuturasa, nitwirukanka hano ni Kacyiru, umuntu aturase hano Kacyiru nta wagira. Cyangwa se bakadufata bagahita babona ko turi kujya, bagahita batwica kwa kuba bagatiye abantu bagiye kuturega. Ati reka tubereke ko nta n'ikibazo gihari, yenda batazana kuko umuntu buriya umuntu agiye gukorera ikintu kibi
cyane cyane nk'aba mafia, akabona ko noneho wamumenye ashobora no kukwica atari yabigambiye. Abana bararekera, ariko noneho wa wundi mutoya aho ngaho nibwo yatangiye noneho ubwo bakumwica, nibwo we yatangiye yakumva story barimo, ata ubwo babitangira kumwica, gitangira kugira ubwoba, tabari baguza ati none turapfuye. Wa mugabo baraganira, abandi bari mu modoka, aribwo bari kugenda nyine bavugana n'uwo mukuru wabo nababwira umuntu wo muri RIB gutyo. Wa mugabo arangije ahita agaruka mu modoka. Wa musore nawe basanze kuri cyakizo ahita yinjira muri cyakizo, muri bya bibati. Wa undi nawe aragaruka yinjira mu modoka, atazinga imodoka basubira hahandi. Bagiye nta muntu uvugana n'undi mu modoka. Urabona bwa mbere nyine abasekeraga ati bakobwa beza, ati none se, ariko basubiyeyo nta muntu uvugana n'undi. Noneho ikindi, we yarabatwaye urundi mu busanzwe bageza Sonatibe bakiyiranje bakazamuka. Yaragiye abageza centre, Kicukiro centre neza. Abagejeje centre bagiye kuvamo, nyine baramusezera ati wakoze cyane, wagize gute. Arangije abwira wa wundi mukuru amubwira ati rero atubutaha ntukazajye ugira ubwoba kuriye, ntukazajye ushaka gufungura imodoka igenda, tibira ntabwo ari ubusirimu. Ariko abibabwira noneho yarakaye. Abana baragenda n'ubwoba batavugana, ngo bavuganye bageze mu nzu iwabo, nabo ahubwo batari no kumva ko bahageze iwabo, babakikoraho. Bahageze rero nibwo babwiye mukuru wenyine, bamubwira story yose. Barangije wa mukuru wenyine ahamagara wa muramu wabo wo muri RIB, arabamubwira ati nyine ati barumuna banjye baje. Icyakora ntabwo yambwiye niba RIB yarakomeje gukurikirana yenda abo bantu, cyane ko urumva yenda na ushaka kuba nta niki, urumva ntekereza ko n'ubundi nta wabakurikirana kubera ko nta kintu kigaragara washingiraho uretse iyo story. Ariko nibyo ndi kukubwira ngo kubera ubukene hari igihe umuntu agwa muri danger. Abo bana yaba bafite, nanabwira ngewe abo bantu, niba umuntu akoresha umwana w'umukobwa umukoresha stage mw'ibyo, ariko stage nubwo ari stage, ariko ushobora no kumubwira ati nagatiki, ukamuha nagatiki akagenda. Umwana w'umukobwa niba umukoresha ufite restaurant class, iyo restaurant class ikorera hariya, wamuhaye amafaranga 1000 cyangwa 1500 ugafata moto ko bwije. Urumva nuba ngo abo bana impamvu bazaga muri ibyo byago cyangwa se bisangaga muri ibyo byago n'ubukene nyine, nta mafaranga abana bafite, nta mafaranga urubyiruko rufite. Ibyo rero nibyo byatumye navuga ngo ibyo ubukene in short nibyo bituma RIB izatumarira mu mugozi, izatumarira muri kasho, izatuma niba umuntu anavuze ngo niho hava, urumva niho hava ya ruswa y'igisina, niho hava za ruswa n'iki. Navuga ngo hari urukuntu, ariko nanone no kuri side yacu urubyiruko rw'abanyarwanda rukuntu usanga turabanenganenze, sinakora ibi mu rugo, sinagira gute. Ariko n'ababyeyi nabo ubwabo hari uburyo barera abana nabi. Kabete umwana wanjye w'umukobwa ntumwigishe, ntumubwira ati byuko ugiye gushaka amafaranga, ntumubwira ati yenda ntunamuruhushye, umubwira ati rero ugenda ugerageze biriya na biriya. N'umuntu agira imyaka 30 kimugura mu cikopa, n'umuntu agira imyaka 30 kimugura ni Cotex, none sumva uwo mwana bizagenda bite? Azagwa muri ibyo byago, bazakuzana umurambo w'umwana wawe. Hari ibyo ushobora kumugurira ibi nibi, ariko hari ibindi utazamugurira. Azagenda akora experience y'ibintu runaka, usanga nyine nibyo biri kugenda bimushyira mu bibazo nk'ibyo byose. Ariko kubakoresha nabo, niba umuntu umukoresha ari umustajere ni sawa, ariko noneho byibura ngo menya ngo ni n'umwana w'umukobwa ninjoro ashobora guhura n'ibibazo. Mu Rwanda bafite umutekano yego, ariko ntabwo bivuga none sawa birirwa bafunga gusa, nta bwicanyi buhaba, nta bantu bica abandi barahari. Nubwo dufite umutekano, ariko inzego ntabwo ziba ahantu hose icyarimwe. Ntabwo bavuga ngo polisi na RIB bafite abakozi ku buryo bahagaze buri hantu hose, bahagaze buri hantu hose. Bivuga ngo abakozi, abantu bakora ibyaha ntabwo babura inzira bacamo, byanga bikunda. Niyo mpamvu gereza zuzuye, kuko zuzuye abanyabyaha. Niyo mpamvu mu nkiko horamo imanza. Niyo mpamvu uyu munsi hari imanza zigera ngo 1000 sinzi ngo zingahe zitaracibwa. Niyo mpamvu inkiko gereza zuzuye ku kigero cya 200 nuko abantu bakora ibyaha. Ese ngivyo nge navugaga kuri aba basore, uyu musore n'umukobwa
nubwo nabyo umuntu atabishyigikira, ariko nanone n'abatuma ibyo ngibyo biba, niba umuntu bamufata none kuki bavuga ngo unuvuga ngo hari cyangwa nyamva ngo wasindishije erega n'amafaranga ni ubushukanyi nyine. Amafaranga umuntu yatuma umuntu akora ikintu cyose atashatse gukora. Nabo bantu bakwiye kwigwaho bakareba bakabaganiriza. Ribu ntabwo ifunga gusa irigisha igakumira ejo no kukuganiza n'uburyo umuntu akora icyaha bakamuhamagara gusa bakamuganiriza. Only that. Abantu nabo bamotari bagakwiye kuganirizwa rwose. Kuko niba bashetera umuntu ngo asambane, ejo bazashetera umuntu ngo ngaho icurura muntu turebe. Ejo bazashetera undi ati ngaho ufata karakana ku ngufu. Ejo ngo ngaho vuga ibi. Ejo bazashetera umuntu ngo ngaho tukagenda umuyobozi runaka. Urumva niba ibyo bintu erega nabyo bikwiye kurebwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuko ubwo n'ubushukanye nabwo ntabwo afata umuntu nabibabwiye umuntu ushaka urumogi, umuntu ushaka weed, umuntu uvuga ngo umuntu w'indaya nawe ushaka inzoga ushaka iki, umubwira ati ngiyi inzoga hano nicyo atakora, nta kintu atakora. Ibyo nabwo byo bikwiye gucika. Nabwo ko rero mbabwira kuri nanone ku muntu wita umunyamakuru Gakire Fidel ejo ngira ngo niba atari ejo n'umusibe ejo yaje mu rukiko. Gakire Fidel mu kwezi kwa kane umwaka ushize nibwo yideclare avuga ko byari yabonaga yabyishimiye, avuga ati noneho nabonye akazi muri ministeri ubanza ari y'abakozi, ariko muri guverinoma mu cyo bise ngo ni guverinoma ikorera mu buhungiro, guverinoma y'u Rwanda ngikora mu buhungiro ya Padiri Thomas Nahimana. Arabyishimira rwose, yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gakire Fidel n'umunyamakuru abantu bamenye wari warashinze ikinyamakuru bita Ishema cyari print, ariko none aza kugigira televiziyo afatanije n'umuntu bita Nzizera Aimable, ariko baza gushwana. Ariko nanone mbere yuko nkomeza kuri Gakire Fidel, iri zina Nzizera Aimable amadosiye menshi agarukamo. Nzizera Aimable yashwanye na Emirene, Nzizera Aimable yafungishe umunyamakuru Manirakiza Theo, Nzizera Aimable yashwanye n'umunyamakuru Gakire Fidel bagiye gushinga televiziyo, Nzizera Aimable mu masambu, Nzizera Aimable yatumiye umuhanzi Rose Muhando amusinya sheki itazigamiye. Nzizera Aimable yemereye Israel Mbonye amafaranga ntiyayamuhaye. Nzizera Aimable uriya mugabo urumva bihera muri 2017, kuko icyo gihe 2017 nibwo yari agiye gushinga televiziyo n'umunyamakuru Gakire Fidel barashwana bibasaga kugeza ubwo umuhungu yori indege akajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyakora sinzi ko yagiye gusa yaratuye mu buryo bwemewe. Ariko nanone arangije navuga ngo ni kwa kundi umuntu hari ukuntu yuri mu nzira itari yo, n'ubundi shitani nawe narukunda ataguha amahoro. Umuntu witwa Nahimana ari mu Bufaransa, ari Paris. Undi uwo ministre we ari mu Bufaransa, ngariko ngo yajyaga ngabura amahoro ngabura ngiki, ari muri umwe ari mu Bufaransa, sinzi ukuntu ngo bamutera ubwo. Arangije we ngo afata gahunda aravuga ati ngiye wongeye kuza Kigali, atari ko ningera kuri airport ndabizi neza ko bazahita bamfunga, bamara kumfunga ndetse we yarabyizeye neza. Ariko bikavuga ko ngo mbere hari umuntu wakoraga ngo mu nzego z'ubutasi ngo mu Rwanda yavuganaga nawe ngakamubwira ngo nta kibazo yenda bazaga inzinzira ngo uko bimeze. Ariko noneho we ngo kucye giti yumvaga ko nagira ngo mu Rwanda ngo bakamufata bakamufunga, yarabizi neza ko azafungwa, ngo ahubwo ngo inzego nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zizatera hejuru ngo muri kure ngo Gakire Fidel. We bisa naho ashaka kwigiriranya n'umuntu bita Paul Sesabagina ni umuntu ntekereza ko inyungu Amerika yabimufitemo itandukanye cyane. Gakire Fidel, Paul Sesabagina n'umuntu afite igihembo yahawe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gakire Fidel se uretse iminsi yaramazeyo mbese araho ngaho nyine we yabyumvaga gutyo. Navuga ngo ni kwa kundi nyine sinzi bavuga ngo ni nk'ikibazo yari afite. Araza ageze Kanombe, nta n'ikindi kibazo nta kindi kibazo yenda n'umuntu bavuganaga ukora mu nzego z'ubutasi mu Rwanda wasanga atari yaramubwira ati nta kibazo kuko nta n'ikibazo cyari gihari. Icyatumye afungwa yaranakurikiranye nta kindi nuko yari afite passport ngo bivugwa ngo yahawe ngo na Padiri Thomas Nahimana, ni passport bivuga ko nizo mpapuro mpimbano nyine ari kuregwa. Iriya passport ntabwo yemewe, ariko
ariko arayifite ngo arayizana ageze Kanombe barayibona bamwe ati izi ni impapuro koko ni impapuro iriya passport none so nyine passport Padiri Thomas Nahimana ubu ni cyari kuzira none arangije avuga ngo passport ngo ntayikoresheje ngo nagize gute ariko ni hahandi burya abantu ibintu dukora buri umuheto nyine ushuka umwambi bitari bujyana. Padiri Thomas yibereye Paris undi ari mageragere abayeho ndetse mu buzima bubi ngira ngo abantu bavimageragere barabivuga n'umuntu utajya usurwa utagigira gute ariko biranagoye kuvuga ngo none se waba wagiye mu nzego abantu barwanya ubutegetsi abantu bagenda bagushiraho kwa kubona impunzi ritari nziza ishobora kujya niba tuzi aho u Rwanda rwavuye niba tuzi genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda tuzi aho u Rwanda rwavuye myaka 29 ishize wowe ukavujya muri zanzira n'ubundi abo bantu bose ntabwo bashaka ikiza bashaka kuvuga ngo nukuza bagakora bakongera bagateza ibyago mu Rwanda. Nta muntu numwe wakumvira niba none se ngewe ndaha ndi mu Rwanda umutekano ndawufite ubuze igihugu n'umubeya wowe urashaka kuvuza ngo ongere ugisubize mu icura burindi ubwo urumva twaba tukivugana nanjye nakubloka. Urumva rero niyo mpamvu atagira umuntu umusura atagira umuntu ugira gute ariko niwe wizanye ariko ku ruhande rumwe nanone bavuga ngo Uwishe ashobora kutaririrwa kubera ko none se yaragiye iyo yigendera agakora diraze abanyarwanda muri leta z'ubumwe za Amerika bameze neza bari kubaka amazu bari kubaka ama etage mu Rwanda bameze neza bari gusponsoringa ibintu byinshi buri muntu wese abagira ngo urubyiruko rwinshi bafite izo nzozi zo kugira muri US ariko uragiye ugiye ngo sinzi ngo muri guverinoma sinzi ngo muki nawe ukazajya wicara bya bindi kasuka ajya avuga ngo umuntu w'umugabo ngo yambara ikote ngakajya muri toilette ngakajya ngo kuri Skype sinzi ngo kuri Zoom ngagiye mu nama ngo ya guverinoma shuwari abo bantu bakubeshya nabo ubwabo iyo passport bavuga ngo yabo Nahimana yaje mu Rwanda uretse ko ngira ngo yagerageje kuza mu Rwanda ngira ngo ubwashize avuga ngo yaje kwiyamamariza muri 2017 ngira ngo yaraje agarukira mu Nuza agarukira muri Kenya Nairobi ngira ngo banze kwaza mu Rwanda kuko aza nk'umufaransa asafite ibyangombwa by'Ufaransa iyo passport wowe aguha ngo ukoreshe we ubwe ntagikoresha. Urumva harimo navuga ngo yenda ari nubwo umuntu aba afite ikindi kibazo ntabwo gakiri fideli wumva kuvuga ngo umuntu ari arafashe passport ngo bese wumva hari ukuntu bidasona neza umva hari ukuntu bidasona neza ndibaza ngo se yaraje ubundi se yaraje simbizi ariko uwo Nahimana uwo nguwo nawe ubwe aravuga ngo aziyamamaza ariko ejo bundi sinzi ikiganiro nabonye ni cya ngira ngo ni yego ni Tom Ndahiro ari kuvuga ati rwose ati ibyiza ati rwose ngewe nakawe nifuza ko Nahimana azaza kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2024 ati shujaza abayoreje inzego kuko era ko muzi ibintu yakoze kuvuga ngo ibyo bwabyo ni by'impimbano ku mukuru w'igihugu akavuga umukuru w'igihugu yitabye Imana kweri ngira ngo Tom yaravuga ati biriya no kohereza inzego naza nyine tuzabanza tumubaze ibyo byose ubutabera bukora akazi kabwo nibona nta cyaha kirimo bumurekure akomeze yamamaze nibona kirimo akomeza kurikirana ariko ku muntu witwa Fideli umunyamakuru Fideli Gakire rwose yakoze amakosa ariko nanone nubwo yakoze amakosa yagize gute ngira ngo umuryango we yenda n'inshuti ze zakabyibura zivuga ngo bamuremera ko gasukari bamuremera ko kunyu bagire gute ngira ngo nabonye umuntu n'umunyamakuru witwa Theo ari kumutabariza avuga ati yenda bayeho nabe ameze nabe asigaye yarihebye bamuremera ko gasukari nabyo nubwo yabaye ariko buriya nyine nicyo twigata ngo nuguhanwa nyine y'umuntu amaze guhanwa agakosorwa ngira ngo ntabwo azaba abonye isomo ngira ngo ntabwo azongera nawe ubwo yarabivuze yaravuga ati ngo yaraje mu Rwanda kuko aramaze kwitandukanya na Padiri Thomas Nahimana ngira ngo ngewe nanatekereje ko yenda kugira ngo ajye muri Amerika yenda byagizwemo uruhare na ba Thomas kubera ko urumva yaravuze ngo nge narinje amaze kwitandukanya bivuga ngo niba kugira ngo aze mu Rwanda yaramaze kwitandukanya bishatse kuvuga ngo yenda nibo bari bamufashije kugira hariya none akavuga ngo ibyo bamfashije kugira ngo nitandukanye nabo reka nanabiberekere ngewe niko nabitekereje ku ruhande rumwe
ariko ntabwo nzi neza niba ari byo niba bari bamujyanye ari gusa aho yavugaga ko yaje yitandukanije nabo ngo yaraje nyine mu Rwanda kugira ngo yubake afatanye n'abanyarwanda kubaka igihugu nkuko nawe yabivuze ndetse ngo arekurwe nyine ngo kubeze afatanye n'abanyarwanda kubaka igihugu. Ku rupfu rwa Twagiramungu Faustin ngira ngo ejo nabonye umuntu bita Mucoma abantu bari kuvuga ngo ni kigarasha ngo ni interahamwe ngo niki, ariko abantu bo kuri space abantu baba ku Twitter bakwiye nabo kuzamura ubwenge kuzamura imitekerereze. Twagiramungu Faustin uretse na Mucoma uretse na Mucoma Tito Rutaremara nk'umuntu ngira ngo akuriye akanama k'inararibonye Iyamuremye Auguste ngira ngo yabaye perezida wa Sena, abo bose baravuze bati bavuze ibigwi bya Twagiramungu yakoze ibintu bitari byiza. Ara speech yagiye avuga rwose ari mu rwango, akerekana urwango yanga mukuru w'igihugu cyacu, akerekana urwango yanga FPR, akerekana ibyo bintu byose. Yari kigarasha pe, ariko hari ibintu yakoze nawe imbere ngira ngo niwe muntu warwanye n'ingoma y'igitugu ya Habyarimana ku bwa Habyarimana agashinga ishyaka ritavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ngira ngo niwe muntu wabwiraga Habyarimana akavuga ati abo bantu bari muri Uganda ntabwo muri cyo kubita abanyamahanga n'abagande n'abanyarwanda kandi bagomba gutaha. Yagiye muri Belgique agiye guhura na FPR Inkotanyi kugira ngo bizemere nibyo byahise bituma nyine bamaze gufata ubutegetsi. RPF bamaze gufata ubutegetsi icyenda kana bamaze guhagarika genocide baje kumuha kuba prime minister. Gusa nyuma ngira ngo 2003 yaje kwiyamamaza, yaje kubona amajwi make ngira ngo na 3 umukuru w'igihugu amukubita inshuro umukuru w'igihugu nyine amwereka mbese abanyarwanda twerekana ko amahitamo yacu ari amwe kuri His Excellency. Twagiramungu nibwo yahise yirukanka asubira muri ngira ngo ni mu Bubiligi. Twagiramungu Faustin ari mu Rwanda kora ko urumva n'ubundi yaje kwiyamaza avuye hanze. His Excellency wari muyobora inzibacyuye icyo gihe yamuhaye abarinzi kugira ngo atazagira n'umuntu, kuko baravuga ati umuntu avuye hanze aje kwiyamamaza ashaka kugira ikibazo mu Rwanda bakajya ku mutwe wa leta. Nibwo His Excellency avuze ati noneho Twagiramungu ugiye muhaye abarinzi muri kuvuga ngo kuri akuntu yaraje kwiyamamaza arafite abantu bagomba kuba bamuriho bamucugira umutekano kugira ngo ataza kugira n'ikibazo kandi kada president. Aratsindwa nibwo yaje gusubira hanze ajya mu by'ubugarasha agira ngo yagiye atera akavuga ngo FDLR izaze ngo abantu ngo bajye mu mashyamba ngira ngo ibintu bye murabizi. Ariko nanone kuko yitabye Imana hari ibyo byiza yakoze ngira ngo abantu nibyo kuko already yagiye. Ntabwo tukumvuga ngo wakoze ibyo barabimubwiye, abantu baramwandikiye, abantu baramubwiye ibyo ari byo byose ibyo nyine uyu munsi nta kindi yabikosoraho. Nukuvuga ngo ni byararangiye ubu nta kubyiza yakoze ntacyo yarenzaho, kubibi yakoze ntacyo yarenzaho. Rero kuba umuntu yajya kuri Twitter nka Mucoma akavuga ati rwose Twagiramungu hari ibintu byiza yakoze, ntabwo ari ubugarasha, hari bibi yakoze. Ariko buriya mu muco wa Kinyarwanda kuvuga ngo umuntu wapfuye ntabwo ari byiza kumuherekeza amagambo mabi. Sinzi njya mbona ku n'abasambanyi n'abakini n'abica nyine yo bagiye kubashyingura famille zabo ziravuga ati yo disi yari umwana mwiza aragize gute, kandi yapfuye bamurasha ari kwica cyangwa se ari kwiba. So kuri dosiye Twagiramungu ngewe numva abantu batagabaye babigira tukaba erega ngewe uko bwanjye n'abandi nagiye mbona ari abantu benshi duhuje n'ibitekerezo. Numva nk'umusaza yakaje agashyingurwa hano mu Rwanda ni wabo agashyingurwa hano mu Rwanda na famille ntigira ibintu by'iki uzi gushyingura ishyanga akaza agashyingurwa mu Rwanda ngira ngo ibyo nta kibazo gigize. Sinzi mu Burundi president baje gushyingura mu Burundi niba ari president wabo ngira ngo mbese kuza gushyingurwa wabo ngira ngo ubwo n'uburenganzira buri munyarwanda wese ngira ngo noneho ibyo bitandukanye bitandukanye no kubwa Habyarimana. Uyu munsi dufite leta y'ubumwe, buri munyarwanda wese iki gihugu nicyo buri munyarwanda. U Rwanda n'urw'abanyarwanda iyo ushatse gutahura taha. Ngira ngo abantu bari kugera bahora n'ibibazo mu mashyamba ya Kongo nabo nuko banze gutaha, ariko batashye bakakirwa, abafite ibibazo bakabibazwa, abameze neza bagashyirwa muri societe, abamaze igihe bakabanza bagacishwa ahantu bakaganirizwa nuko nguko. Rero kuza gushyingura umuntu ntekereza ko leta y'u Rwanda itabyanga. Ni nacyo nabonye abantu benshi bagiye kuza ko baza kumushyingura mu Rwanda.
nta kibazo. Ariko abantu bajyaho uvuze ngo Twagiramungu ngo naze kingo bagahita bamusamira hejuru ngo ni kigarasha niki. Ariko iyo ni imyumvire y'abantu bari kuri Twitter, nta muntu uzasanga uri macu ari kuvuga ibyo bintu ntawe. Rero nagiye mbona abantu babivuga nkabona ibyo byose niyo mpamvu navuze ngo izo ngingo zose ndaza kuvuzwaho kuri Gakire Fideli, kuri Twagiramungu no kuri bare y'abana bafashe bare abasore bafashwe basambana. Ariko ngira ngo kubusesenguzi bwagege nibyo nabaganiriza cyangwa se nabashe kubona, ndavuga ngo ibi bintu nukubiya kabe bigenda. Niba ribu ivuga ngo igiye gukurikirana abantu, nikurikirane muri rusange, kuko gufata umuntu ariko murebe na gitera n'abantu bari kugenda bibasira abandi ku mbuga ngo abantu ngo bari kuvuga Twagiramungu ari byiza yakoze byinshi, hari byiza hari nibibi, ariko hari nibyiza. So uvuze bibi no ushatse gufata side y'ibibi uyivuge, niba umuntu ashatse kuvuga side y'ibyiza no mureke yivuge. Hari kunenga ariko aba no gushima. Noneho y'umuntu n'umusaza yenda ashobora kuba yishwe n'isabukuru, bashobora kuba yishwe yenda n'indwara, abantu bashaje baba bafite n'izindi ndwara umuntu atamenya, nta wamenye ibyo ari byo. Ariko abantu buri wese nyine avuga uko abyumva, nta kuvuga ngo kuba ko abantu badahuje ibitekerezo ntabwo bivuga ngo nabanzi. Ngira ngo Tito yarabivuze, ntabwo yakundaga, yaravuze ngo nubwo atadukundaga ariko ntabwo nakwifuje nanone, ntabwo nakwishimira nanone ko yapfuye. Nuvuga ngo muri politiki hari uburyo abantu mutamumva ibintu kimwe, ariko ntabwo bivuga ngo muri abanzi. Ejo nabaye urugendo bavugira ngo muri Kenya umuntu witwa Baba cyangwa Raila Odinga ni ubungubu akuri opposition, ni umupozi wa Ruto. Ariko haba hari ibintu navuga ngo by'imyigaragambyo abantu bagiye kwamagana Ruto apanye ibyo kurya ibyo iki ari Raila wabatumye. Raila ntafungwe. Ikindi nimugoroba biriwe nuza polisi navuga ngo za president ziri gukumira abo bantu boherejwe na Raila, ariko nimugoroba Raila na president bakaza guhura bakaganira ati shahara aburana gukomye undi ati abapolisi banje ariko bahise bagukuramo. Mbese ari ibyo ngibyo. So nibyo ngibyo rero kuvuga ngo abantu kuba umuntu mudahuje ibitekerezo ntabwo bivuga ngo buriya muri politiki. Niyo mpamvu hari abantu baje bavuga ngo bibasira abandi. Muri politiki nta mwanzi ubaho nta niki. Ngira ngo mwabonye ubuse umuntu witwa, reka mbaho urugero, umuntu witwa Senateri Evode Uwizeyimana. Ninde muntu wavuze muza amagambo yavuga Evode wa 2013 ngira ngo muza amagambo yavuga kuri BBC, muza amagambo yavugaga. Ariko uyu munsi se senateri nabaye state minister yagize uruhare mu guhindura itegeko nshinga. Icyo gihe nta n'umuntu wavuga yigeze anafungwa. So rero kuba umuntu mudahuje ibitekerezo, niyo mpamvu leta yacu itekereza ikavuga ati ariko uyu muntu nubwo tudahuje ibitekerezo, ufite ibitekerezo biri macuwa. Nuvuga ngo Evode yavugaga ibintu birimo gusebanya, yenda bivugaga nabi, ariko nanone harimo ide. Niyo mpamvu bamufasha akavuga ati rero wowe waratunenga mu mategeko, uravuga ngo amategeko akoze nabi, ngwino dufashe kuyategura. Araza bamuha akazi. Leta y'u Rwanda rero itekereza birenze uko abantu bo kuri Twitter abo bantu birirwa ku mbuga batekereza bro. Birarenze. Reka mbashimire, amazina yanjye ni Chris Kame. Ngira ngo turatubana mu buryo bugiye butandukanye. Mshimira ibitekerezo mugenda muduha, nshimira uko mubana natwe, nshimira urukundo mutwereka ku biganiro, uko musharinga, uko muduha ibitekerezo, n'abampamagara n'abanyandikira rwose mbashimira. Ndabibona kandi n'iby'agaciro. Nshimira umwanya muduha. Reka mbifurize ibihe byiza, reka mbifurize umunsi mwiza. Ibyo muri gukora byose Uwiteka bihumugisha, inzira aho werekeje ibiganza hatari habi, hatari ibintu bitemewe. Uwiteka aguheremo umugisha rwose, ucuruze wunguke, ibyo ukora byose uboneremo umugisha, mbese bigutunge bikubesheho. Ndetse n'abantu batarabona uko bitari kugenda neza uyu munsi, ejo bizagenda neza. Mbese ubuzima nyine nuko bigenda buhinduka. Ndabashimiye.